n'uyu mukobwa bifuje ko nabo tubagira inama ndetse aho tugenda tugira abantu inama bafite ikibazo kigira gitya kiti mu by'ukuri yanyandikiye ambwira ati musanzwe mugira abandi inama ndetse bigakunda, nifuje rero ko nanjye mwangira inama nkareba ko njyewe n'umukunzi wanjye hari icyo byadufasha. Yagize ati njyewe nitwa Marie ariko andi mazina yanjye ntago nifuje kuyabasangiza bitewe n'umutekano wanjye. Ntuye hano i Rwamagana mu murenge wa Kigabiro ariko ntabwo ndi buvuge precisoma kuko namwe murabizi ibyo kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ati ikibazo mfite umusore dukundana tumaze igihe dushwanashwana ndetse yewe tumaze n'igihe dukundana, rero ntago biri kugenda neza muri iyi minsi dore ko ikiri kubitera. Ntabwo mu by'ukuri njyewe nkunda amahane ndetse nta nubwo nkunda gushwanashwana, ariko ibyo uyu musore ari kunkorera byo byatumye mbasha kugisha inama ndetse yewe nicyo gitumye nkwandikira. Nanjye ndamubwira ni komeza umbwire nta kibazo. Arakomeza ati mu by'ukuri ntabwo tumaranye igihe gitoya, dukundanye hafi imyaka 5 ndetse yewe twiteguraga n'ubukwe nko mu myaka 2 iri imbere. Rero nifuje kukwandikira nkugisha inama cyane cyane ko numvishe n'abandi uzibagira bigakunda. Ikibazo cyanjye ntabwo umukunzi wanjye twamara 5 tudashwanye, ntago hacaho iminsi tudashwanye, ariko nanone ikibitera nuko tutavugana cyane ndetse tuvugana yewe gake cyane ugereranyije nuko abandi bakunzi bagenda bavugana. So nifuje rero ko ngira inama dore ko mfite ubuhamya bw'umwe mubo wagiriye inama ejo bundi, nanjye niwe wakundangiye. Ikibazo kiwe ngira ngo mwacyumvishe kandi inshuti bakunzi ndetse bavandimwe banyarwandakazi, iyi si ni y'ibibazo, iyi si ni y'imiruho, iyi si ni y'imihangayiko ndetse kuri bamwe iyi si ni y'ibisubizo. Ntago byose byaza bitewe n'uko ubishaka, ahubwo hari igihe biza biri opposite. Rero uyu nawe yifuje ko tumugira inama, mbibutsa ko iyi ari inkuru mpamo, ntago ari ibintu tuba twicaye ngo duhimbe, dore ko iki kiganiro ari cyo twagishyiriyeho ngo tujye tubasha kuruhura bamwe imitima ndetse abarushye babashe kuba bagira ubujyanama bwabafasha mu minsi yabo ya buri munsi. Uyu rero ikibazo cye namaze kukibabwira uko yakinyandikiye hejuru aho ngaho, ndagira ngo namwe mumfashe muri comment. Mu by'ukuri iyi ni isi y'ibibazo, ariko hari igihe natwe twitera ibibazo, hari igihe natwe bijya bitugora cyangwa se tugafata imyanzuro idakwiye. Cyane cyane ibi nkunda kubibona mu rukundo, niho bakunda kunyandikira bambwira bati watugiriye inama, watugiriye icyo twakora, ukatubwira ese which procedures can we use, twakoresha izihe nzira, ese ni izihe strategy na tekinike twakoresha kugira ngo ntabwo njyewe nkunda kuvuga ko nzi ibintu byose, ahubwo nkunda kubanza kubaza umuntu ese ikibazo giteye giti. Uyu rero nawe naramubajije niko kumbwira biriya navuze hejuru, nawe arangije arambwira ati mumfashe ndaremerewe. So banyamuryango rero tubana hano kuri channel ya Ruhura Umutima, ndagira ngo tumufashe nawe tumugire inama, dore ko abafite ibibazo bose biyemeje kugenda batugana ndetse abo dushoboye tukabagira inama ndetse n'abo tudashoboye tukagira ukundi tubafasha. Rero mumfashe tumugire inama. Njye nari namwandikiye ndamubwira nti mu by'ukuri ibi bintu ngiye kubikorera ikiganiro ndetse uzabona inama nakugiriye, kandi ndabizi neza ko hari
icyo izagufasha. Naramubwiye nti mu by'ukuri abantu babana batandukanye ndetse bafite imico itandukanye n'ibyo babayemo bitandukanye. So ikintu gituma abantu bashwana muri iyi si ni ukutumvikana ndetse no kutumvana. Nimvuga kumvana mwumve ngo kuba umuntu afite ibyo umwihariko we n'undi akaba afite umwihariko we, iyo myihariko mukaba mutabasha kuyihuza ndetse ngo muyihuze bibe byabyara ikintu kimwe, ahubwo ugasanga buri wese arimo aravuga ati njyewe nkeneye iki ndetse nshoboye iki, nshaka iki. So buri wese rero iyo agiye ku ruhande rwe nibwo usanga yamaze gutandukira ndetse akaba yakora n'ibibangamiye ibya relationship cyangwa se ibibangamiye iby'umukunzi we. Niyo nama njyewe nabashije kumugira. Ese wowe mu byo utekereza ndetse mu bushobozi Imana yaguhaye, mu bitekerezo Imana yaguhaye, tubinyujije hasi aho mu bitekerezo, weho wamugiriye iyihe nama? Tubwire, ese wowe wamugira iyihe nama? Mbibutsa ko iyi ni inkuru mpamo, ntabwo ari ibintu tuba twafashe ngo duhimbe ndetse tujye hariya twandike. Iyi ni inkuru mpamo, ni umwe mu bakunzi bacu uba yatwandikiye. Mbibutsa ko nawe ushaka kutwandikira ufite ikibazo ndetse cyangwa se inyunganizi, watwandikira kuri 078 627 827 cyangwa se 072 29 Nizeye ko mugiye kumfasha tukamugira inama ndetse nawe akubaka nk'abandi banyarwanda ndetse n'abandi banyarwandakazi, dore ko twese twifurizanya icyiza. Nizeye ko ibitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi zanyu muri komenti biri buze kuba nyinshi kandi byubaka. Mukore subscribe abatarayikora kugira ngo tubashe kuzamura iki kiganiro ndetse tunagitere inkunga muri rusange. Njye nitwa Mr. Story Talker.